Shalom shalom, ndabaramukije nshuti b'ikiganiro isaha y'ubuntu, aho muri ubuntu bw'umwami Yesu mukomeze kubana namwe, Imana ikomeze ibagirire neza. Uyu munsi turasoma ijambo rivuga ngo komera, numara gukomera ukomeze bagenzi bawe, kuko ntiwatanga icyo udafite. Daniyeli 11:32 b yaho iravuga ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Binyibukije ijambo Yesu yabwiye Petero, iramubwira ngo ariko wehoho ndakwinginga ngo kwizera kwawe ko kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Imana iraguhamagara ngo hagarara ku munara wawe ukomere, numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Niki umutima wawe Imana iwujuje ibikomeza bagenzi bawe. Iragushaka ngo ibanze gukomeza. Imana iragushaka ngo ibanze igukomeze, numara gukomera uhaguruke ukora iby'ubutwari. Ijambo ry'Imana riravuze ngo wehoho we gucogora. Imana ihamagaye Dawidi habura umunsi umwe ngo Abafilisitiya bazamura ibendera ryo kunesha, ariko kuko hari umusore wamenye Imana, kubera ko hari umuntu umenye Imana yabanye nawe, aravuga ngo wehoho urinde utuka ubwoko bwa Isiraheli. Aravuga ngo uyu munsi biramenyekana ko Imana ya Isiraheli yari ikwiriye kunesha. Rero Imana iraguhamagara ngo ubanze ukomere, numara gukomera ukomeze iby'ubutwari. Imana iguhamagariye umurimo ukomeye, kandi iraguhamagara wowe Gideyoni mu mbaraga zawe nkeya, nguhaguruka Imana igukoresha, kandi numara gukomera uzakora iby'ubutwari. Ntabwo uzitwa umwana, ahubwo uzitwa umunyembaraga. Wa munyembaraga we Imana izagukoresha iby'ubutwari. Amen.